Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, mbazaniye umushinga. Uyu mushinga witwa ngo iki? Uyu mushinga witwa Block Boost. So uyu mushinga ukora gute? Tugendane gatanu ku kandi ntihagire ikigucika. Iyo ukimara kwiyandikisha ni gute? Uragenda muri video description cyangwa comment ya mbere, urahasanga link nahasize, uyikoreho irahita ikujyana Play Store, cyangwa niba ukoresha App Store ikujyane muri browse. So icyo urahita ukora, urahita uyidownloadinga. Numara kuyidownloadinga urahita wiyandikisha. Uburyo bworoshye ni ukwiyandikisha ukoresheje sign in with Google, ukinjiramo ukoresheje Google, bihita birangira. Iyo ukigeramo ikintu cya mbere ukora hano hejuru, aha hari aka gafoto ugakoraho, kaza ukareba kuri my profile, ukuzuzamo ibituzuyemo neza, ukagenda ubyuzuzamo. Iyo bisoje uvamo. Iyo uvuyemo bihita ugera ku gatablo kameze gutya, ni utugame ugenda wikinira. Ugenda ukina iyi game uzamura utu tuntu udushyiramo, ugenda uzamura utu dutafari udushyiramo, utwubaka neza, dushyiramo gutya uku. Urabona kano karasenyutse, misengera coin 8, tuno duhembo bagenda baguha. Urabona 16, ugenda ukina gutya uduhuza gutyo tuzamura. Ukimara kwiyandikisha, kugira ngo system ikubone, urabanza ugakina iyi game nk'iminota 2, ugenda uyikina gutya, ugenda upanga. Ni aka game ko kubaka, ngira ngo aka ngaka murakamenyereye, ariko aka ko gatanga amafaranga. Iyo usoje gukina ahita bayaguhembeho hashize igihe runaka, akazamuka akajya hano kuri iyi balance y'amacoin. Ushobora kwibaza ngo ayo macoin amara iki? Aya macoin ntago ariyo baduhembera. Ayo baduhembera ni aya y'imbere, aya ngaya bita gem. Aya niyo duhemberwa, aya bita ama gem. Aya mfiteho ibihumbi 50. Aya niyo duhemberwa. Minimum withdraw aba ari amadolari 10, angana n'ama gem ibihumbi 100. Aya macoin icyo ukora, iyo uyagwije uraza ukandikirana n'umuntu nk'uyu, ukaba wamwandikira ukamubwira shaka ko dukora exchange, ukamwoherereza ya macoin, amugeraho yahindutse ama gem. Ngira ngo ibyo bintu murabimenyereye bya exchange muri Niki Live, abantu mukora Niki Live. Umwoherereje izi coin zimugeraho zabaye gem, ariko biba bisaba kugira ngo ukore exchange kuba ufite coin nyinshi. Hano basaba coin nyinshi, uba ugomba gukora uko ushoboye ukabona coin nyinshi. So aha ntago ariho amafaranga menshi ari, kuko aya ntago yatuma ubikuza vuba pe, njye mvugisha ukuri. Ahantu hari amafaranga ni ahangaha. Uraza hano hasi, hano hari buto yanditseho referral, ukoreho, uhita ukopiya link yawe, ugende uyihe inshuti zawe. Urabona hano umuntu umwe winjiye muri iyi application anyuze kuri link yawe, bahita baguha gem ibihumbi 10, bingana n'idolari 1. Urumva ko urasabwa abantu 10 kugira ngo uhite ubikuza bwa mbere. Ngo birakomeye, birakomeye. Ni akazi nk'akandi, ni akazi. Niba weretse umuntu ngo urakora iki kintu, nawe agikore, kimubyarira amafaranga. Ashaka amafaranga arabikora, iyo atayashaka arabyihorera. Ariko wowe ujye umubwira byange, wamubwiye. Icya mbere ntazakwita umuskama, kuko ntabwo uri kumubwira ngo nashoremo amafaranga, hoya, just ni ubuntu. Niyo atanabikora, mubwira bikore kugufasha gusa, wibonere iryo dolari 1. Abikorere kugufasha byonyine, wibonere iryo dolari 1. Ni ibintu byoroshye, kuko ndabizi ntago yapfa kuyaguha gutya y'ubuntu. Basi nagukorera ako kantu kadasaba n'atanu, kadatwara n'iminota irenze 5, ariko wibonere idolari 1. Amafaranga kuyashaka ntago ari ibintu biba byoroshye. Ngira ngo nk'abantu mukoresha TikTok, mubona ukuntu abantu bakoraho kugira ngo babone ari amafaranga, biba byagoranye. Bisaba ngo abyine, asakuze, agira utavuga urwanga ruze kugira ngo abone ari amafaranga. Rero ni amafaranga y'ubuntu abaho. Niba ushaka amafaranga uba ugomba kuyakorera. So iki nicyo kintu cya mbere gituma ubona amafaranga menshi. Ubundi buryo ni ubu nababwiye bwo kwandikirana n'umuntu, mugahana utu gift, akagutamo gift. Nako urabona gift zaha biba bisaba gift nyinshi cyane, nawe ukamutamo gift. Gutyo ayo ma gift akugeraho yabaye aba ari amacoin, akakugeraho yabaye ama gem tubikuza. Nuko kuntu iyi application ikora.
muri make yambibutse ikintu cya mbere dukora muri iyi application kugira ngo twinjize ni ugukina iyi game. Genda ukina uhuza, ni game yo kubaka, abantu benshi murayizi, munayikinira ubuntu, murayidownloadinga mukajya muyikinira ubuntu, ukagenda wubaka gake gake wubaka, baguha amanota, baguha turiya ducoin, genda udutsindira gake gake. Ubu nibwo buryo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni referrals, ari bwo butanga menshi. Iyo utumiye umuntu umwe baguha $1 nuko nguko. Uburyo bwa gatatu ni ukwandikira message umuntu, mukaba mwagurana, ufite coin nyinshi akaziguha, we zikugeraho zabaye amagem, nawe iyo uzimwoherereje zimugeraho zabaye amagem. Nubwo buryo butatu. Kwiyandikisha ni kwa kundi, urajya hasi muri video description urahasanga link nahasize, urayikoraho uze wiyandikishe, urakora sign in with Google, winjiremo, uraba wabanjije kudownloadinga application, biraba bibaye niwinjiramo utangira ukina utu tuntu, ukore buriya buryo bwose nakubwiye twinjizamo amafaranga. So guys, video yo kubikuza ningira minimum withdraw ndaza kuyibakorera nayo, murebe ko amafaranga abikurika akavaho. So niba ukunze iyi video yihe like, uyisharing inshuti zawe, utere comment, ntiwibagirwe na subscribe. So guys, duhurire mu zindi video. Ciao, hasta la vista.